ibigiye kuvugirwa aha hantu ndetse n'ibigiye kuhakorerwa. Yesu byigeze kumbaho, mbwira Imana ntuwite, ndashaka ko umwuka wampaye uwutwara. Ndabivuga nkabyatura, ariko Imana irangije irambwira ngo nintwara umwuka naguhaye w'ubuhanuzi n'uwo ukurimo ndawutwara. Hari uwo Imana ibwira ngo bwira umwana wanjye ko mukijije uburwayi, ariko hari n'uwisobanurira ubwo burwayi akabuvana ku mizi, yego akabusobanura neza. Impamvu navuga ngo ndi mu mbaraga zo gutegeka, kandi nkumva ko Imana iyo mpano yayimpaye pe ntashyirebyeho. Yes, reka mbasuze aho mberose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda nukwinda basuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Nk'ibisanzwe nitwatuma Imana Concorde. Reka nshimira abantu mwakanze subscribe, nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo rwa mbere ukayikanda, ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije kutabicisha irungu, niyo mpamvu uyu munsi nafashe urugendo. Ubu mpagaze mu kagari ka Nyamabuye, umurenge wa Kagogo, akarere na Kaburera. Ntabwo naje gutembera, ntabwo naje kureba ibiyaga by'Impanga, Burera na Ruhondo, cyangwa se kureba umupaka wa cyane kuza u Rwanda na Uganda, ahubwo naje kureba umukozi w'Imana. Yitwa Mukandoheri Joseline, Mama Sandrine uko ni umubyeyi. Reka muvugeho gatoya. Uyu muhanuzi icyazwiho yahawe imbaraga zo gutegeka. Nta mpamvu yo kugira ngo asengera umuntu ngo agire utengo Mana ngo ahubwo agategeka ati ndategetse mu izina rya Yesu mu mbaraga nahawe, indwara zigahunga, abadayimoni bagahunga. Kandi yarambwiye ati ikiganza cyanjye Imana yampaye ububasha, uwo nkirambuyeho ibibazo yari afite byose birasubizwa. Yego, reka ngusabe uzutangira ikiganiro utagira ngo ni amagambo ya Concorde ngende kwivugira, ahubwo araza kubyivugira mu kiganiro kugira ngo nabyumve. Utangira ikiganiro kirangize, kuko n'abakenera nimero ngo bamuhamagare, nimero tuyitanga ikiganiro kirangiye. Imana ibahe umugisha. Nkuko nabwiye yuko ngiye gusura umukozi w'Imana Mukandoheri Joseline, Mama Sandrine, namugezeho. Shimira Imana ko ari amahoro, ni ukuri pe, ni muzima, ndi kubona ameze neza. Kuko atari muzima ntiyashobora kwicara imbere ya kamera, naye no gusanga yagiye kwa muganga, ariko nshimira Imana yuko sanze ari muzima. Reka rero abasuhuze narangiza anadusengera. Yego, murakoze cyane, ndabashuje cyane. Narimba kumbuye, ntabwo twari duherukana, ariko ndabashuje cyane. Harya indamukanya y'abana b'Imana ni iyi? Indamukanyo ubundi bagira ngo utya ndabayambiye. Ego, ndabashuje cyane, narimba kumbuye. Hari hashize agahe katari gato kandi katari kanini cyane, ariko ndabashuhuje. Mbere na mbere mbanje gushuhuza ababyeyi banjye bo hanze. Harimo uwitwa Manueline turitiranwa, ndi Mukano ariko we ni Manueline, ariko ndamushuje mu izina rya Yesu. Gaherereye hese? Ntabwo nahita nibuka igihugu aherereyemo, ariko arahita abyibwira. Ndamushuje cyane. Nshuje n'undi mubyeyi rwose, n'ababyeyi benshi nshuhuje. Wabavuga se ko ariko ngo wavuze Emmanuel. Hari uwitwa Murebwayire, nawe ndamushuhuje mu izina rya Yesu, n'umubyeyi wanjye nkunda cyane, nawe ndamushuje. Imana imumere umugisha. Ariko ni benshi cyane abari mu Rwanda, bose ndabayambiriye, ndabakunda cyane. Yesu abandebera icyoroshye. Yego, turi muri gahunda y'abasuhuza bataje. Ndabakunda cyane ababyeyi banjye. Yego. Hari n'undi mubyeyi twaravuganye cyane, turi kurebana, tuvugana cyane nyine. Nawe ndamukunda cyane, nawe ndamusuhuje. Yararimo kunsobanurira ururimi rwo hanze ukuntu bavuga, nyine numva birashimishije. Arimo kumbwira ngo Mana, ngo abanyarwanda bacu barakeye. Nawe ndamushuhuje cyane, aho ari mu byo ari gukora byose yumve ko mushuhuje. Urwo rurimi yakwigishije se n'uruhe ngo nanjye nyigisheho? Mbabarira pe, nta nubwo nashobora kubisubiramo. Nta nubwo yakubwiye ngo rwitwa gutya? No, ngo kwa kundi bavuga ngo gukaraba, ngo jya gukaraba. Ngo bavuga ngo iki? Ngo jya gusamba. Ubwo rero
gukaraba ngo nugusamba ngo jya gusamba mana yanjye narasetse ndavuga n'ururimi rurantangara ninjye babimbwiye nagira ngo baranutse narambwira ngo iyo tuvuze ururimi rw'inaha bagira ngo urabatutse wanabareba cyane bakagira ngo uri kubanegura mbese n'ibintu biba bitoroshye. Yakubwiye ko ari mu kihe gihugu se? Ana yanjye muri Canada ngira ngo. Canada se ko wavuga ibyo? Ni Canada ni Zambia mana nago njya muri Zambia. Uko biri kose ni Zambia. Kuko ubundi hari indimi nanjye nigeze ngeraho mu ishuri gatoya. Ubundi hari icyo bita le langue bantu. Nuvuga ngo n'indimi ujya gusanga nyine akenshi ziri muri Afurika y'Amajyepfo niyo hagati. Kwa kundi ujya gusanga ukumva ijambo ry'Ikigande n'iryo mu Kinyarwanda bijya gusa, ukumva mu kirimi cyo muri Zambia naho hari ibintu bijya gusa nyine ukumva bijya kumera kimwe. Yego Imana ishimwe rero abo bose urabasuhuje. Ubwo n'abandi muri rusange mu bihugu baherereyemo urabasuhuje. Bose ndabashuje. Umubyeyi wanjye uri i Kigali twasenganye ejo bundi nawe ndamushuje ahari ndamukunda cyane. Yesu nawe amumpera umugisha kandi amushigikire. Yego ni benshi nshuhuje. Umupapa urimo Mutara nawe ndamushuhuje. Rufonsi nawe ndamushuhuje. Abo ntazi amazina bose ndabashuhuje. Ababyeyi banjye mana ndabakunda cyane cyane. Imana ijya ibandindira pe. Narimba kumbuye nica no kuri kamera mfite ubwuzu umva bwinshi cyane. Yego nose kuvuga ababyeyi nta barumuna bawe cyangwa bakoya nabasaza bawe. Ababyeyi banjye ndabubaha ariko nyine harimo n'abapapa banjye basaza banjye barumuna banjye bakuru banjye bose ndabashuje ndabakunda pe nta mutima mubi. Kuko ijambo ryarambwiye ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutse mu kabiri kugira buri wese yigerereyo. Goro bose ndabakunda cyane nta mutima mubi. Wasohoje abantu benshi twibagirwa gusenga. Ariko Uwiteka we nako kagombaga kuhaca. Gahosenga uganga Imana iteore muri iki kiganiro n'abo babyeyi bawe n'abandi babyeyi ugiye kunguka kubera iki kiganiro bose basengeye uganga Imana ibakorere ku musonga. Yego Mana turagushimye urera urakiranuka uri umukozi w'umuhanga uri isambi itarumba. Ndagushimiye urera urakiranuka Yesu. Ndagushimiye ko wabanye natwe mu bicuku bya nijoro ndetse wabanye natwe bukeye turi bazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Yesu ngushimiye kuturinda tutarabo kurindwa ndetse ukaturinda turi abanyaminwa yanduye. Izina ryawe nirishimwe. Ndagushimye ko waduhaye kubyuka ndetse tukavuga tukanatambuka. Yesu ndagushimye ko wanyemereye ukama imbaraga zo kwicara imbere ya kamera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mwami. Ndagushimye ko warinze ababyeyi ukarinda abapapa, warinze abasore n'abakobwa ndetse urinda abana batoya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mwami. Ndabigushimiye kubw'urukundo rwawe uduhozaho ndetse ntabwo usinzira ndetse nta nubwo urangara uhora utureberera iteka ryose. Icyo ngicyo ndakigushimiye mwami. Comeshe ni Satani n'abadayimoni. Nirukanye imyuka mibi. Kora ku mwanzi ndakwirukanye. Mbaraga z'ikuzimu ndazinanije mu izina rya Yesu. Reka ibigiye kuvugirwa aha hantu ndetse bigiye kuhakorerwa Yesu ubimanuriremo mwuka wera kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyemerera aka kanya ababyeyi ndabashinganishije, abari burebe iki kiganiro bose ndabashinganishije mu izina rya Yesu. Jambo turavugira aha hantu ni ijambo kandi ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Ngaho bana natwe
natwe mwami mvuge mvugishijwe nawe ndetse nasame wivugire mu izina rya Yesu rifite imbaraga unkoze ikara ryaka ku munwa mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware ngusabye imbaraga nicaye ahantu kubera ko izanjye Uwiteka ntacyo zamarira ariko ngusabye izawe kugira ngo zururukire muri nge zikora iby'ubutware kugira ngo Mwuka Wera amanukiremo avuga ibitunganye kubera ko ushoboye byose mwami ngaho bana natwe mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu amen. Amen. Imana ishimwe. Wakunze kuvuga ngo ntabwo waherukaga, we waragiye? Twari duherukana se? Twari duherukana? Ntabwo twaherukanaga. Nose byagenze ute? Ikibazo ni nge, ikibazo ni wowe, ikibazo ni ibihe, ikibazo ni iki? Wari warabuze. Ahubwo we nakubaza ngo wabagaye. Ni nge warabuze se? Yego. Ni wowe wabuze. Ni wowe wabuze. Ni wowe wabuze rwose. Baba dukurikiye twe tumaze ukwezi tudakora. Yego. Kandi ntabwo ari kuvuga ngo ibyo turimo twarabigaye. Ahubwo ni bya bibazo by'isi nyine. Yego. Ibi dukora umuntu akenera kamera, akenera iki, kandi ntabwo turabibona, bidusaba gutira. Yego. Ubwo rero Imana ni ikinzira tukabona ibyacu tuzajya dukora umunsi ku munsi igihe dushakiye. Niyo mpamvu twe twaraburanye na Joseline tutareka gukora ikiganiro, ntabwo ari kuvuga ngo twabivuyemo. Ariko nkiraho Joseline, ntabwo wigeze wumva winubiye kuba warabaye umuhanuzi? Ntabwo njya mbyinubira. Ni ibintu nkunda cyane. Umunsi umwe byigeze kumbaho, ntabwo ari nakari no kubyinubira. Byigeze kumbaho mbwira Imana ntuwite ndashaka ko Umwuka wampaye ubutwara. Ndabivuga nkabyatura. Ariko Imana irangije irambwira ngo nintwara umwuka naguhaye w'ubuhanuzi n'uwo ukurimo ndawutwara. Ndavuga ni ndavuga nti rero Uwiteka twara umwuka w'ubuhanuzi ariko uwanjye wampaye nyine wo guhumeka uwundekere, sibyo? Ariko Imana irambwira ngo nintwara umwuka naguhaye n'uwo nagwaye guhumeka ndawutwara. Uza amasengesho nasenze kugira Imana imbabarire. Ari minsi ngahe? Nazamukaga umusozi mu gitondo saa sita na nimugoroba, mu gitondo saa sita na nimugoroba kugira ngo Imana ibashe kumbabarira, sibyo? Ariko naravuze guhera umusati wite ntabwo nzongera. Ubuhanuzi ndabukunda ntabwo nabwinubira, sibyo? None se byatewe n'icyuga ngo wumvugiraho ubwira Imana ngo itware ngo ubwo itware uwo mwuka w'ubuhanuzi wahawe? Ubundi ukuntu byari byagenze nyine iyo ukiri umuvubuka hariho abakurwanya benshi. Yego. None babandi wenda babimazemo igihe nyine bakakwereka ko ibyawe ntacyo bimaze, sibyo rata? Nyine bakaguhahaza. Ndavuga nari kuwite ni ukubera iki bari kumahaza. Ariko umunsi umwe njya gusengera ahantu bita mu Rukoro, umupapa umwe arambwira ngo Imana ivuganye nawe irambwira ati mwana wanje abiyita ko bakomeye bagiye kukurwanya ariko ndi kumwe nawe. Amen. Numva ntangiye gukomera. Nangije ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo wibuke ko Yesu batigeze bamwemera. Haleluya. Arambwira ngo ubundi umuntu uri mu mwuka nyakuri ntabwo bamwemera, iteka ryose baramupinga. Kandi akagwanwa n'abantu basengana, bagendana, bahagararana. Ndavuga ntuwite iryo ni ijambo bituma nkomera. Yego. Ariko banza hari umuhanuzi mukuru nyine wagutanze guhanura wari warondoyera. Cyane rwose. Noneho Mana yanjye, ariko nukubera iki? Nukubera iki abahanuzi batumvikana? Ibyo ni njye bizi kanceceke. Ariko mbasabiye kumvikana mu izina rya Yesu. Abantu bahuje impano bajye bakundana. Bajye bahuza imitima nta mpamvu yo kwanga. Ubundi ikintu nabonye cy'abahanuzi niba muri mu iteraniro, sibyo rata? Wenda nkaba nabwira umuntu ngo wenda Imana igukijije uburwayi,
yego wenda undi turi kumwe we Imana noneho ntabwo ari ku Imana ibyo rata hari uwo Imana ibwira ngo bwira umwana wanjye ko mukijije uburwayi ariko hari n'uwisobanurira ubwo burwayi akabuvana ku mizi yego akabusobanura neza noneho nje nabona wa wundi ubusobanuye neza nkatangira nkamugirira ishari kandi nje Imana yanyeretse uburwayi gusa yego ariko wa wundi ubusobanuye ubwo arwaye nkatangira nkamugirira ishari nicyo kintu kiri kwica abahanuzi kugirana ishari uyu nguyu ararenze hari ibyahanuye nyine Imana itanyeretse kubera ikitabinyeretse ibyagenze bite agatangira akakurakarira kandi ibyo ngibyo ntago bikwiriye mu bana b'Imana. Joseline umaze imyaka 6 ari umuhanuzi bimaze imyaka 20 kubera iki utanyeretse ubwo burwayi ngo mbusobanukirwe ntabwo Imana itanga kumwe sibyo rata buriya hari umuntu Imana ihagutegeka hari n'uwo Imana ihagusenga ngo ucyo agasenga agatitiriza akabwira Imana ariko hari uwihagutegeka kandi ndategetse waburwayi we sohoka mu uyu muntu sibyo rata ugasohoka abahanuzi rero babe kugira amashyari ingope kandi umuhanuzi ugira ishari nta byiza azabona nta azaguma hasi azahora mu butayu ego abantu amashyari yarabamaze kandi ishari ni ribiri ribyara Imana itanga uko ishaka yego none se usanga abantu bavukana sibyo ugasanga nka bucura niwe Imana yahaye amafaranga kurusha imfura yego kandi ugasanga niyo mfura niyo yishyuriye n'uwo bucura ishuri n'urugero ariko ugasanga nyuma abonye akazi keza karuta na ka wawundi none se iyo mfura izajya kubaza Imana ati kuki biriya wabihaye murumuna wanjye atari njye wabihaye hari ibintu tutagomba kubaza Imana tuba turi kuyisakuriza hari ibintu tuyibaza ikabona turi kuyisakuriza sibyo rata cyane noneho no mu bahanuzi kuvanguriya ngo niwe uhanuye ibiriya ngo kandi ari njye akagombye kubihanura nyine niwe Imana yahise yose urajya guhitiramo Imana amavuta yamusutseho se wibwira ko buriya ngira ngo abahanuzi ni nk'uko umwana atangira muri garidiyeni yego mwirerero kajya muri garidiyeni akajya mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu niko n'abahanuzi bameze niba uri mu wa mbere ntabwo urahana n'umuntu uri mu wa gatatu ntabwo muramera kimwe kuko hari ikintu agusumbye ko rero tujye twitonda twubahane kandi dukundane nk'abo Imana yahamagaye sibyo rata Imana itugirire neza aho twa tuvuga ikibazo kivuga ngo niba ari igihe wigeze wumva nyine urambuye kuba umuhanuzi yego ibyo turabibonye noneho ni ryari wavuze uti Imana ndagushimye yuko wampaye impano z'ubuhanuzi icyo gihe hari habaye iki reka nkubwire Imana ni nziza yego icyo gihe ndibuka nshima Imana hari mu kwa 4 yego icyo gihe hari mu cyunamo naravuze ntuwite warakoze kumpamagara naragiye ndarwara n'umugabo twese baturogera kimwe uwo munsi twe ntago twagiye mu biganiro twarakinze tuba mu nzu yego kubera ko twaranacuruzaga noneho turakinga turabatireka dukinge udasanga n'abantu baje kudukomangira ugasanga baradufasha kandi bitemewe turakinga ndateka tujya mu buriri dufata Bibiliya mwabantu mwe niyo mpamvu ndi kubwira abantu ngo mwibikeho ijambo sibyo rata twasomye ijambo noneho nza gufomboza mbumbura no kuvuga ngo Imana yongerera Imana ishimye yego yongera Hezekiya imyaka yo kuba sibyo rata iryo jambo niryo naguyeho ndarisoma rirambwira ngo Imana yongerera Hezekiya imyaka yo kubaho sibyo rata ndavuga niri jambo ntibyari byo byose Imana itwongereye imyaka yo kubaho ubwo ndateka sinzi ukuntu nahagurutse wenda urugero ngiye kureba ko bihiye numva mfashwe n'isereri ndavuga ni kabisa umugabo yanteye inda nibyo nahise nitekerereza kumbi baturangije yego papa ndagira ngo nkubwire ngo nabonye Imana ikora nabonye Imana itabara nabonye Imana ikiza uburwayi utavuwe Imana ishimwe amen
twararembye ndakubwiye dufatwa n'indwara y'ikirutsa, amabase turuzuza, sima turuzuza, ntafite no gukambakamba ngo ngiye gukingura nibura ntabaze. Uwo duhamagaye wese ni nimero kompozi. Nabonye Imana idukura mu rupfu mw'abantu mwe, nabonye Imana inkura mu rupfu nta muti nakoresheje. Cyokora ikintu nakoresheje nibutse cyo nuko nafashe amazi nshiramo umunyu ndayasengera ndanywa. Yego icyo cyo naragikoze. Ariko papa ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakiza. Nukuri. Saa 4 zatuvugizeho za mu gitondo, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. Saa 10 niho nabonye akuka, ndakingura ndakambakamba njya gushaka nde muramu wacu. Niwe nagiye gushaka. Yego. Araza asanga byanze. Uyu we none byari byarangiye, bwa wanjye byari byarangiye, ndi kuvuga ntuwite none barambambira hano. We bamujyanye kwa muganga, nawe ni paracetamol bamuhaye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nabonye imbaraga z'Imana. Mbona gukomera kw'Imana. Yego turakira. Imana ikora imirimo nibitangaza. Yego. Ibaze ko nubango Imana yakweretse ko wowe urakizwa n'amazi washyize mu munyu kabisa. Nje habe na paracetamol ijinimwe. Yutabara hawe izo mpano zo kwerekwa ntabwo nyine uba wari ntabwo reka ntibyashoboka. Yego. Ariko nshimye Imana ihamagara bayo ikabaha imbaraga ikabaha gutegeka. Imana ishimwe. Nukuri. Yesu ni nyakubaho. Imana ishimwe. Amen. Hari ijambo nasomye rirambwira ngo Yesu ni inzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ujya kwa data atamujyanye. Ntawe. Ura Yesu ndamukunda cyane. Imana ishimwe. Amen. Yesu afite imbaraga. Yego. Kandi ni umuvuzi. Njyewe nsigaye ndategeka papa, nsigaye ndategeka ngo ngiye nkarwara uburwara ngo nirukiye kwa muganga. Nagira bakama paracetamol ngira 250 mwatanga, nategetse Imana ikanyiza. Nose n'abagwamaga ngo basenge nawe ujye bategekera bakajya. Ndabategekera. Ni ukuri kw'Imana ndabategekera. Uti njewe rwose ubu ndi mu mbaraga zo gutegeka. Mu mbaraga zo gutegeka. Bimeze bite pe? Tugendana n'ibimenyetso. Yego. Impamvu navuga ngo ndi mu mbaraga zo gutegeka, kandi nkumva ko Imana iyo mpano yayimpaye pe ntashyirebyeho. Yego. Hari umuntu mu misi yashize wamamagaye, yarameze nabi cyane. Sibyo rata? Yego. Yarameze nabi cyane. Urebye bari bamwohereje amahembe, none iryo hembe rirangije riragenda rifata mu rubavu. Yamamagaye kuvuga nta kuvuga, none arambwira ngo umutwe nawe umereye nabi, sahizi kiri gukubitira mu rubavu ikindi kigakubitira mu mutwe. Nkumva ngiye gusara neza. Navuze ni mubyerekeraho, rekeraho dusenga Imana. Twarasenze, nategetse icyo bita dayimoni, ndayitegeka. Ndavuga ni sohoka mu rubavu rw'uwo mubyeyi, sohoka mu mutwe w'uwo mubyeyi mu minota nk'itatu. Yarambwiye ngo ndumva ndi kwinyeganyeza, ndumva noneho ndi guhumeka, kubera ko ubundi iyi hembe rigufashe n'umwuka usa nkaho uri kuhera, ugenda uhera kumva nyine guhumeka biri kwanga. Ariko mu minota nk'itatu yahise avuga ngo rwose ubu nakora kuko yarari kunama ntiyari kugira ute nyine cyaramufasha abapararize aba nk'ikinyaho ngaho. Ariko tugitegeka icyo kintu cyahise kimuva mu rubavu. Yego. Ubwo rezo zose ni imbaraga z'Imana. Nukuri. Sibyo? Ntabyo kuvuga ngo Mana ngo nubishaka ngo uzabikore, ahubwo imbaraga zo gutegeka. Zo ntabyo kwikebagura ngo Mana ngo rwose oya, tegeka mu izina rya Yesu ibiri mu muntu bimusohokemo. Imana ishimwe. Nawe avuge gukomera kw'Imana. Yego. Joseli, katujye umwanya w'ijambo ry'Imana. Ariko rero nsigaye ndi gukunda kuririmba. Waririmba? Nsigaye ndi gukunda. Mwanya kwari wawe ko naje ko nizanye. Yego. Ngiye kuririmba uyu muririmbyi ndamukunda, no mu gitabo ndamukunda cyane. Reka muririmbeho gake nago ndamutindaho, ariko ndamukunda. Yego. Dorata. Ngayi gitare cy'Imana
reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Amazina amaraso byo mu rubavu rwawe binyiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbisabyo bye kuzansinduka undi. Haleluya, Imana ishimwe. Ntabwo uyu muririmbyi ndamutindaho cyane, Yesu aduhana umugisha kubw'uyu muririmbyi. Amina. Yesu ashoboye byose, Yesu ni nyakubahwa, ashoboye byose. Ariko hari undi muririmbyi mw'iyi minsi uri kumfasha cyane. Imana ishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Kamuririmbeho nawe gake, ari kumfasha cyane kugira ngo nawe agufashe. Kubana na Yesu iteka mw'ijuru bidutera umunezero, bikadushimisha mw'isi nd'umushyitsi sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru, urugo rw'Imana hajya runyereka, ndurora runyezereye arumishuri. Haleluya, bituma nifuza cyane kugerayo, niho mwandu w'Imana Yerusalemu. Haleluya, bituma nifuza cyane kugerayo, niho mwandu w'Imana Yerusalemu nshya. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Haleluya, hirya sezerano urinsohoreze, tubane no muri iyi si uhora undengera. Iryo sezerano urinsohoreze, tubane no muri iyi si uhora undengera. Nungenza utyo mwami, umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa. Haleluya, nibwo nza kumenya nk'uko nzimukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana.
Imana. Amina, haleluya, Amen. haleluya. Amen. Imana ishimwe, haleluya, Amen. Imana ishimwe. Ayiwe, Yesu uri nyir'ubutware, ngo mwisi ndi umushitsi, haleluya, Amen. mwisi ndi umushitsi, ntabwo nzayihoramo, haleluya. Niyo mpamvu ngomba gukora ibyo gukiranuka ndetse nkizera Imana cyane, kubera ko mwisi ndi umushitsi, ntabwo tuzayihoramo, haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ngariko arangije aravuga ngo iryo sezerano uri insohorezi, ngo tubane no muri iyi si uhora undengera, haleluya. Amen. Katwigire mu ijambo ry'Imana. Yego. Amen, Amen. haleluya. Amen. Imana ishimwe. Mwisi n'umushitsi. Tugiye gusoma muri Matayo 7. Tugiye gusoma Matayo 8 ku murongo wa mbere. Yego. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Yesu akiza umubembe. Mm. Ku murongo wa mbere ngo amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira, maze haza umubembe aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati mwami, washaka wabasha kunkiza. 3 aramusubiza, arambura ukuboko, amukoraho ati ndabishaka kira. Imana ishimwe. Arambura ukuboko amukoraho ati ndabishatse kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati wirinde ntugire uwo ubibwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi uture n'ituro Mose yategetse, ribabere ikimenyetso kubahamiriza. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ngo Yesu, haleluya, ngamanutse kuri uwo musozi, haleluya. Yesu amanuke agere ku musozi utuyeho, Imana ishimwe. Yesu amanuke, Imana ishimwe. Uwo musozi wakubereye ikigeragezo, Yesu amanuke, haleluya. Imana ishimwe. Yaramupfukamiye, haleluya. Yaramupfukamiye. Nawe mu kibazo urimo umupfukamire, mu kigeragezo urimo umupfukamire, mu burwayi urwaye umupfukamire, haleluya. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Haleluya. Yesu yahise amubwira ngo ndabishatse kira. Ni ukuvuga ngo Yesu yarategetse, ntabwo yasenze ngo data, ahubwo Yesu yarategetse, abwira uwo mubembe ngo ndabishatse kira. Nawe aka kanya, haleluya, nawe aka kanya Yesu arabishatse kira. Mu kibazo ufite arabishatse, mu madeni ufite arabishatse, wowe wabuze urubyaro arabishatse, arakubwiye ngo ndabishatse. Haleluya, amen. Aka kanya Yesu arabishatse kira mu izina rya Yesu. Niba urugo rwawe ruri kujegajega, aravuze ngo kira mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Kira mu izina rya Yesu. Wowe ufite ikibazo kira mu izina rya Yesu. Wowe wabuze akazi kira mu izina rya Yesu. Wowe bagiye gutereza cyamunara, Yesu arabishatse. Subirana inzu yawe. Wowe mu kazi bari kukutonganya, Yesu arabishatse. Akira amahoro y'Uwiteka. Amen. Haleluya.
ariko uwo mubembe akimara gukira arata yaramubwiye ngo ndakubujije ntihagire umuntu n'umwe ubibwira ngo ahubwo agenda wegera umutambyi utanga ituro ryo kwihumanuza. Kwiri turo hongeye kuhatinda cyane, ngiye kuhatinda cyane. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ntabwo yabwiye uwo mubembe ngo nature ituro atarakira, ahubwo yaramubwiye ngo genda uture ituro ari uko yakize. Haleluya. None kubera iki turi gushaka guturisha abantu batarakira n'ikibazo bafite? Iryo ni ryo jambo nshaka kwerekezaho. Ntabwo gusengera umuntu ari ukubanza yatura, ahubwo musengere namara gukira azajya gushima Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Numara kumenya ko Yesu yakugiriye neza. Haleluya. Numara kumenya ko icyo kibazo yagikemuye, numara kumenya ko Yesu ari mu ruhande rwawe, numara kumenya ko Yesu yabishatse bimeze nk'imisozi, Yesu arabishatse bigiye kumanuka ibireba ibimeze nk'imisozi. Haleluya. Uburwayi bwakubera umusozi, amadeni yakubera imisozi. Haleluya. Urushako rwakubera umusozi, kubura akazi byakubera umusozi. Imana ishimwe. Abana bawe hari ukuntu abana bajya ukababyara ariko ukabona ntabwo biri kugenda neza, nabyo byakubera umusozi rata. Abaturanyi bakubera umusozi, amagambo yakubera umusozi, ubukene bwakubera umusozi. Haleluya. Nta kitakubera umusozi, ariko Yesu aravuze ngo ndabishatse kira mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu arabishatse kira mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu ni ukuvuga ngo iryo ni ihumura batanze mu bantu, nawe aka kanya bitagendaga neza, Yesu arabishatse nibigende neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Imana ishoboye byose. Yesu azaturengera kandi azatugirira neza, ntabwo azahwema kutugirira neza. Sibyo rata? Iri jambo ndagira ngo ribakomeze. Yesu uwo mubembe yegereye Yesu aramupfukamira, nawe upfukama ahantu uri mu nzu yawe, upfukame aho ugeze hose, upfukame ubwire Yesu ati wabishaka wankiza, na Yesu ari kugusubiza ati ndabishatse kira mu izina rya Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Mwami washaka wabasha kunkiza. Yesu arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Amen. Amen. Reka dusoreze aha. Ugiye gutanga nimero, uwumva ashaka ko mwafatanya gusenga azaguhamagare, ubundi dusoreze n'isengesho. Yego. 0786645689. Subira muvuze uri kwirukanka batakwandikira umuvuduko. 0786645689. Yego. Karibu n'isengesho. Mana turagushimye kubwubanye natwe, turaguhimbaje, urera urakiranuka, uri umukozi w'umuhanga. Ndagushimye kubwira ijambo kubera kuhumurije abantu bawe, ndetse ibyari bimeze nk'imisozi uravuze ngo ndabishatse nibikurweho, ibyari bimeze nk'uburwayi uravuze uti ndabishatse nibukire mu izina rya Yesu. Nanjye aka kanya ndategetse mu mbaraga zawe kugira ngo ibyo byose bikurweho kandi birandurwe mu izina rya Yesu. Reka ububasha bwawe bukore kuri umuntu wese, reka kubishaka kwawe kugere ku babyeyi, kugere ku bagabo, reka gushaka kwawe kugere ku bari hanze y'igihugu, ndetse u Rwanda rwose uruzenguruke. Uko kugushaka kwawe buri muntu wese kumugereho, kugere ku mukobwa n'umusore. Ibyo byose Yesu ndabikweretse kandi mbishize imbere yawe kugira ngo uturwanire kubera kuri Imana. Ngaho bana natwe Mwami, ukomeze utwiyereke, urengera abantu bawe, ubarinde cyane ubagote. Mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu. Amen.